Alright, reka nkwifurize ibihe byiza kandi nkwifurize kugubwa neza aho uri haba hagiye atandukanye. Reka nkubwire nti Imana igikomeza iha umugisha imirimo y'amaboko yawe, ariko kandi igikomeza iha umugisha ibitekerezo byawe. Uyu munsi hari iyo mirimo y'amaboko cyangwa se ibyo ukora bishobora kuba byahagarara, ariko reka nkubwire nti iyi Imana yahaye umugisha ibitekerezo byawe, n'ubundi ukomeza kwagura ubumenyi ndetse no kugera kuri hashoboka. Alright, it's a gossip time. Ni content nshyashya, ni content gitiye kujya tuganiraho byinshi bigiye bitandukanye. Yes, ni gossip time with Mr. Gossiper. Ushake uyite utuntu n'utundi, uyite utugambo, uyite ubujajwa, uyite utuntu nk'utwo ngo twari angre ushobora gushyiramo iyo gossip. Ariko icyo twavuga ni iki? Gossip ni ikiganiro tuba tuganiramo byinshi bigiye bitandukanye, utuntu dushobora gutuma uruhuka. Nibyo tuba twiriwe mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko hari n'igihe ibyo byinshi biba byatwiriwemo. Yes, hari igihe tuba twiriwe muri byinshi tugenda tubinyuramo, ariko hari n'igihe byinshi biba byatwiriwemo bigirwa bituzengurukamo, ariko kandi bikaba kasamutwe iyo twiriwe muri byinshi nabyo bikatwirwamo. Niba rero bimeze bityo, cyangwa se nyuma yo kubona ko bimeze bityo, igisubizo nta kindi cyari gossip time. Alright, ni umwanya mwiza rero tuzajya turuhuka, tugafata ubwenge tukabushyira muri poema, ubundi tukagenda turuhuka. Abantu bakunda gutwara imodoka bazi iyo vitence iri muri poema ukuntu biba bimeze. Uyu munsi rero natwe tuba tugerageza dushyire ubwenge muri poema, tureke gutekereza cyane, ahubwo twicare twumve. Nese ni inkuru runaka yateguwe, ese ni fact runaka zateguwe, mbega tubashe kuba twakwiruhukira. Abahanga bavuga yuko burya kugira ngo umuntu atere imbere atari uko aba yakoze cyane gusa. Wanyumve neza, gutera imbere ntabwo ari ugukora cyane gusa, ahubwo gutera imbere ni ugukora cyane ukagira n'umwanya wo kuruhuka. Si nkubwiye ngo uzamara iminsi 3 uri kuruhuka, kuko ubwo nabwo hari byinshi waba uri gutakaza, ahubwo ushobora kujya ufata isaha imwe cyangwa se 2 mu masaha 24 ukaba wagira gute, ukaba waruhuka. Iyo saha rero 1 cyangwa 2 ushobora gufata iminota 30 ugatega amatwi gossip with Mr. Gossiper, ubundi ukarushaho kugenda umera neza. Alright, muri gossip time y'uyu munsi rero reka tuganire kuri fact, reka tuganire ku rukundo, reka turebe byinshi bibe bigiye bitandukanye tuba twirengagiza, ariko mu by'ukuri bwakabaye ubumenyi bwakadusunikiye kugira ibindi tugeraho. With Mr. Gossiper narongo uzigera ugira na ritoya, dore ko azajya guhora hafi inshuro nyinshi uri mu kazi byagucanze, wumva ufite byinshi bikuhangayikishije. Maybe ni ibibazo by'ishuri, ni ibibazo by'akazi, ni ibibazo byo mu rugo, ni ibibazo by'urugo. Yes, ibyo bintu tubitandukanye, ni ibibazo byo mu rugo cyangwa se bikaba ibibazo by'urugo. Ibyo byose igihe wumva byagucanze, igisubizo mu gihe utari kukibona hafi, ijya ufata ekuteri zawe ushyire muri telefone, ubundi upraying kuri Mr. Gossiper, wimvire gossip, uruhuke, wumve wongeye kumera neza cyane. Uyu munsi wa none rero mu bijyanye n'urukundo turagaruka ku bajene. Yes, ni umujene ufunze amaboko, umeze neza cyane, afite umukobwa bakundana, ariko uyu munsi wa none akaba yibaza ati se uyu mukobwa arankunda, uyu mukobwa arambeshya, uyu mukobwa arandyarya, se ndabimenya gute, ndabitahura gute, cyangwa se ndaba nabibwirwa n'icyo? Bro, come on. Mr. Gossiper arahari kugira ngo abashe kuba yagufasha. Alright, tudatinze rero
reka dutangirire ku bintu nka bingahe bike cyane bitari buze kurenga nka bingahe se buriya ntabwo biri birenga nka bitanu bishobora kuba byakwereka yuko uwo mukobwa muri kumwe, uwo mukobwa ukwita urukundo rw'ubuzima bwe, Karo muri love of my life, uwo mukobwa bro ashobora kuba atagukunda habe namba. Yes, ashobora kuba atagukunda habe namba, ariko kandi ashobora kuba ari we rukundo rw'ubuzima bwawe. Alright, icyo ngusaba no kuntiza amatwi ndetse ukanantiza umwanya wawe mutoya kugira ngo tubashe kuba twakwiganirira gahoro gahoro. Alright, rero ikintu kizakwereka ko uwo mukobwa, uwo nguwo muri kumwe, uwo nguwo umaze guhamagara mu masaha ngatambutse, uwo nguwo uwo washyizeho ku gatima, uwo mukobwa ikizakwereka ko agukunda ni byinshi cyane, ariko reka turebe muri bike bishobora kukwereka ko uwo mukobwa agukunda. Uwo mukobwa rero wise Lomri cyangwa se love of my life, usasanga ari umukobwa uhora iteka ashaka kuba hafi yawe. Igihe mutari kumwe uzasanga ari umukobwa ukunze kukwandikira, akubaza amakuru yawe cyangwa se akaguhamagara. Uwo mukobwa uzasanga atarindira ko wowe umuhamagara gusa. Yes, iyi defo ikunze kuba ku bakobwa benshi, ugasanga ukundana n'umuhungu ariko uravuga uti no, reka aba ari umpamagara, reka aba ari unyandikira, reka yes, buri gihe reka umuhungu aba ari we utera intambwe ya mbere. Rimwe na rimwe biba byiza kuri side y'abahungu kuko iyo uri umuhungu ukakunda gutera intambwe ya mbere mu rukundo cyangwa se mu mibanire yawe n'uwo mukobwa, hari ikindi kimenyetso bigaragaza. So biba ari byiza navuga ngo kugaragaza nk'umuntu umeze gute, sinzi ukuntu nabisobanura, ariko bigaragaza ikintu cyiza kuba ari wowe ufata iya mbere. Yes, wari wowe nyambere, ntago nkoheje, nta nubwo ndi bugushoke ngo buri gihe aba ari wowe utera intambwe ya mbere, ariko inshuro nyinshi ubundi umuhungu yakabaye ari utera intambwe ya mbere. Bigendanye n'amasoni y'abakobwa, bigendanye na characters zabo, ubundi umuhungu yakabaye ari we nyambere. Yes, uzasanga rero umukobwa mukundana atari we urindira yuko umuhamagara, atari we urindira yuko umwandikira bwa mbere, ahubwo nawe ashobora kuba akubaza ati hey baby, how are you doing, how everything is going. Ugasanga akwitayeho bitarindiriye ko ari umubwira ati bite, nawe ati bite, umeze ute. No, akaba ari utera iya ntambwe ya mbere. Uzasanga inshuro nyinshi akubaza niba wageze mu rugo mu gihe ufite akazi cyangwa se mu gihe wiga uri umunyeshuri ufite ishuri, akakubaza ati baby, wageze mu rugo, byagenze bite, umunsi wawe wagenze ute. Ugasanga nk'ibyo binabikoze mbere yuko wowe umuhamagara, mbere yuko wowe umwandikira. Bro, come on, uyu mukobwa aragukunda kuko aguha umwanya we. Maybe yuko ushobora no kubutaha ari muri class mu gihe yaba yiga ijoro, ushobora kubutaha akiri mu kazi mu gihe yaba atinda gutaha, ushobora no kubutaha nawe ari mu bindi bintu, ariko agafata umwanya akakubaza ati baby, wageze mu rugo. Ashobora kubikubaza muri message cyangwa se muri call, ariko akabikubaza. Uyu mukobwa rero my brother aragukunda kandi cyane. Alright, umukobwa rero ugukunda inshuti yanjye, umukobwa ugukunda my brother, akwereka umuryango we n'inshuti ze. Mugiye gukora break up. Yes, umukobwa ugukunda byuzuye, umukobwa ugukunda ubuzira uburyarya, burya arifata, agafata umunsi, agafata umwanya, akakwereka inshuti ndetse n'umuryango. My brother, kuramo filime mbanze nkuvugishe. No kuvuga ngo ntago nkubwiye ngo akweretse inshuti ze ebyiri ati uyu ni Diana turigana, uyu ni Sandrine turakorana. No, ni wa mukobwa ugupresenta inshuti ze, akubwira ati izi ni inshuti zanjye kanaka turigana, turakorana, turaturanye, ibintu nk'ibyo ngibyo.
Yes, umukobwa rero uzakora icyo kintu uzamenye yuko uri igisobanuro gikomeye ufite igisobanuro gikomeye mu buzima bwe, ukaba uri umuntu udasanzwe ku buzima bwe. Inshuro nyinshi si no ku bakobwa gusa ndetse n'abahungu, hari igihe usanga nk'umukobwa afite abasore barenze umwe bakundana cyangwa se bamutereta. Uwo mukobwa rero nubona afashe icyemezo cyo kukwereka inshuti ze iz'abahungu ndetse n'iz'abakobwa, uzamenye ko ibyo bintu ari iby'agaciro kandi yuko icyo ari kimwe mu bimenyetso by'uko uwo mukobwa agukunda. Si ibyo gusa kandi kuko ibyo bizarenga uwo mukobwa akaba yakwereka ababyeyi be. No kuvuga ngo akenshi mu miryango iyo umukobwa yitwa yuko hari umuhungu afite bakundana, uzasanga ababyeyi babifata nk'imikino. Yego nibyo barakundana, birashoboka, ni iby'ubwana, something like that. Ariko uyu mukobwa afashe gahunda akavuga ati wowe manzi, wowe Jack, wowe runaka, ngiye kukwereka umuryango wanjye. Icyo kintu kiba ari ikintu gikomeye cyane kandi uwo mukobwa aba agwaye ikimenyetso nashidikanya cy'uko gukunda. Uko si buri mukobwa byorohera kuba uyu munsi ajyana iwabo umuhungu akavuga ati uyu nguyu yitwa Jack, my boyfriend, ejo akajyana Irene, ejo akajyana Manzi, ejo akajyana Berthe. No, ibyo bintu biragoye inshuti yanjye. Yabikora ku nshuti ze, ariko ku muryango pay attention. Niba uyu mukobwa yarakweretse umuryango, ashobora kutakwereka ababyeyi, akakwereka abavandimwe, ariko niba ubizi ko yakweretse umuryango ukabukuzi, menya ngo uyu mukobwa agukunda uruzira uburyarya. Igihe kandi uyu mukobwa akoze iyi geste yo kuba yakwereka umuryango we, menya ngo uyu mukobwa arashaka kugushyira hafi ye kugira ngo ukomeze kumwiyumvamo ku bundi buryo. Ikindi kandi umukobwa ugukunda yishimira ko buri muntu amenya ko muri kumwe kandi akavuga ko mukundana, uri inshuti ye ya mbere. Right, ibingibi ariko bigendera kuba kuri personality z'umukobwa. Hari umuntu ukunda ibintu biri low key, hari umuntu ukunda kuba ibintu bye ari ibintu bye, ariko nubwo yakunda ibintu bye ko bibibanga gute, buri inshuti ze ndetse n'umuryango we nibo bantu baba bazi amabanga ye, bisobanuye ko ari nabo bantu bakabaye bakuzi. Ikindi kintu rero my brother kizakwereka yuko umukobwa wita love of your life agukunda, wita tu corazon agukunda, nuko uyu mukobwa agomba kuba ari umukobwa wihagararaho kandi ugufitiye icyizere. Tinono karabaye umukobwa wihagararaho kandi yes, uyu mukobwa aguha umwanya wo gusohokana n'inshuti zawe. Nyuma yo gusohokana n'inshuti zawe kandi ibi ngibi ntibumubere ikibazo habe na gato. Ubundi azageraho ategure kuza kukureba ari kumwe na bagenzi be niba atari yanabikora, kandi ubu bushuti bufite icyizere bumara igihe kinini cyane, buraramba kandi bukagenda bwaguka. Ntako bisa n'amata aba yabyaye amavuta, n'umugisha utagisha nyamara ukosha kuwo uwurusha. Kuba ufite umukobwa mukundana, maybe she's your girlfriend cyangwa ni fiancé wawe, okay, ibi bintu biratandukanye nabyo tubyiteho. Ni ukuvuga ngo umuntu mukundana wese ntabwo aba ari fiancé wawe. Ni ukuvuga ngo hari umwanya wa dating. Igihe ukiri kudatinga n'umukobwa cyangwa se n'umuhungu, uwo nguwo ashobora kuba ari girlfriend wawe cyangwa se ari boyfriend wawe. Ariko iyo mwamaze kwemeza umurongo w'urukundo ndetse munafitanye umushinga wo kubana, uwo nguwo aba atakiri girlfriend cyangwa se boyfriend, ahubwo aba yabaye fiancé wawe. Iyo rero uwo mukobwa aguha umwanya ungana gutyo, ukabona ko atakubangamira, ukamubwira ati hey darling, I have appointment with runaka, with agasaro nimugoroba turaza gusangira, ndaza gusangira na ba runaka, ukumva mu mazina yabo harimo n'abakobwa, ukayimubwira ko oh babe, it's okay, take your time, uganira n'inshuti zawe. My god, uyu mukobwa ntabaho, uyu mukobwa aragukunda, ndetse uru rukundo uzaruhasanga hake hashoboka kuko
akenshi akubaza ati no baby, ugiye kuganira iki na Agasaro, ugiye kuganira iki na Amandine, ugiye kuganira iki na Lydia, why? Yes, usanga akwaka ibisobanuro byinshi. Ariko niba umukunzi wawe umubwira yuko ugiye kuganira na Rebecca ukumva nta kintu bitwaye, ngo ati baby ndaza guhura nijoro na runaka, ukumva nta kintu bimutwaye, uvuga ati okay, take your time. Mu by'ukuri umukobwa wawe aragukunda kandi ari na mature, abasha ku understanding ibyo urimo. Yes, uyu mukobwa rero ni hake uzaba wamubona, kuko burya ngo baba ari mboneka rimwe. Umukobwa ugukunda kandi burya rimwe na rimwe aragufuhira bro, umukobwa ugukunda aragufuhira. Uratangiye uti come on Mr. Gossiper, byari byiza iyo watazamo gufuha. Alright, ni ukuvuga ngo rero uyu muntu waba gukunda ariko atagufuhira ni ikibazo gikomeye cyane. Yes, banza nawe byumve. Nibyo twe tuvuze hejuru ngo ushobora kubona liberté itandukanye yo kujya mu bintu byinshi bigiye bitandukanye. Maybe you have an appointment with someone, ushobora kuba ari n'umukobwa ukabona nta kibazo, ariko umuntu utagufuhira egari yuko atanakwitayeho, uti no uri kubeshya, hari abantu badafuha. Nibyo, nanjye ntago mfuha. No, umuntu ukunda uramufuhira. Aho tutanagiye kure, fata urugero, niba fata nka device runaka ukunda, maybe njyewe nkunda telefone cyangwa se nkunda laptop yanjye. Ufate nka laptop yawe, ugiye kubona ukabona umuntu ari kuyikobora n'undwara nk'inyuma, cyangwa se ukabona keyboard ari gukubitaho nk'ucuranga piano, ari ya laptop yawe ukunda wimazeyo, cyangwa se ukunda rwa rukundo rw'indani, uhita wumva utuntu turi kwirukanga mu mutwe, uhita wumva nk'amasena anatangiye gusimbuka. Fata telefoni yawe, ufate umuntu arayifashe ayiteretse nabi ayubitse. Niba dufate sinzi ubwoko wenda, okay, dufate nk'urugero rwa no ma iPhone afite nk'aya makamera aba ari manini asohotse inyuma, umuntu afashe telefoni yawe rambitse uburyo abonye nyine itangiye gukoroboka kuri kamera, niya telefoni yawe ukunda, wumva umeze gute? Uravuga ati it's okay? No. So umuntu ukunda, niba ikintu ukunda ugifuhira, n'umuntu ukunda burya uramufuhira. So umwe mu bakobwa rero bagukunda, cyangwa se kimwe mu bimenyetso bizakwereka ko love of your life agukunda byimazeyo, nuko sometime azajya anagufuhira. Kuba umukunzi wawe agufuhira ntibizagutera ikibazo, kuko burya abagore bafushye bihita bigaragara. Nibyo, abagore iyo bafushye amarangamutima yabo akenshi ajya hanze. Nibivuze yuko hatari bake cyane bashobora kugira amarangamutima ari imbere, cyane cyane nk'abantu bita ba introvert, niba abantu bagira amarangamutima inside of them. Ariko ubundi muri rusange ikiremwa muntu uko kimeze, abagore iyo bafushye amarangamutima yabo ahita ajya hanze, ariko bikanarangira. Gufuha rero burya ngo ntabwo ari ikimenyetso cy'undwango, ahubwo ni ikimenyetso cy'urukundo. Ahubwo burya umuntu utagufuhira ntago yaba gukunda, ndetse nunabona bimeze gutyo ukabona ukoze ikintu uyu munsi, ejo ukoze kiriya, ejo bundi ukoze kiriya, ukabona mu by'ukuri umukunzi wawe nta kintu bimubwiye, ntabwo byitayeho, uzitonde neza, uzabyitegereze neza. Ushobora gusanga uwo mukobwa mu by'ukuri atakwitayeho. Hari abantu bafite character yo kuba ari careless, ubona nta kintu yitayeho, ariko niba atabikubazaho, niba utabona reaction ze, igihe ubimubwira umureba mu maso, jya ureba reaction ze, jya ureba uburyo agusubiza, jya ureba uburyo avuga, amaso, uburyo body language ayikoresha, uwo muntu nusanga nta kibazo na kimwe agufiteho muri ibyo bintu, uzamenye yuko atakwitayeho. Uko buryo umuntu witayeho ugerageza kumufuhira, simvuze ngo bibe kenshi, ariko nako gakeya kaba kagaragara yuko uwo muntu agukunda. Alright, ikindi kimenyetso rero kizakwereka ko love of your life to corazon, zakwereka yuko agukunda. Uyu mukobwa azakubwira ko agukunda. Oh my god, ntabatadukunda batubwira ko badukunda. N'umuntu tutadatinga najya bimbwira Mr. Gossiper, come on,
n'abatadukunda, n'abo tudakundana, n'abo tudakunda, n'abo tutari muri relationship imwe, batubwira ko badukunda. Ni igitangaza kiri mu kuba umukobwa dukunda nayambwira ko nkunda. Alright, ubundi mu mibereho y'abakobwa hari amagambo abagora gukoresha, nko kubwira umuhungu ko amukunda. Niwumva rero bivuze umenye ko burya biba byamuvuye kure. Ushobora gutekereza uti nibyo koko Mr. Gossiper noneho atangiye kujya yambeshya, atangiye kujya yanshurika. Ibya mbere yari yavuze nabyemeye, ariko se ko atangiye gutandukira biti? Yes, no kuvuga ngo umukobwa kuvuga ijambo ndagukunda ni ijambo rikomeye cyane kandi bakura kure, ni ijambo rifite igisobanuro kinini kuri bo. Ariko umukobwa nakubwira ati ndagukunda, uzabiha agaciro nk'ibintu biturutse kure, uzabiha agaciro nk'ikintu gikomeye abakubwiye. Alright, ushobora kujya n'abandi benshi bagiye batandukanye bakubwira bati oh my boy, I love you so much. Yes, kandi ugasanga ntago mukundana, ntago muri relationship. Ariko umukobwa ukubwira ndagukunda atagukunda n'ukubwira ndagukunda, abo bombi uzabafata ubicaze ku dutebe tubiri dutandukanye, ubundi ubaha igihe. Yes, umukobwa ukubwira za ndagukunda nyinshi atagukunda cyangwa se bitamurimo, uzamuha igihe, burya nyuma y'igihe bizahita birangira, ntuzanamenye uko bigenze. Ariko kandi umukobwa ugukunda niyo abikubwira umureba mu maso, ubasha kuba wabona yuko abikuye ku mutima ndetse n'uburyo abikubwiramo. Ariko kimwe mu bimenyetso bizakwereka ku mukobwa wawe agukunda, love of your life, your girlfriend cyangwa se fiance wawe, yuko agukunda nuko azakubwira iri jambo rya ndagukunda. Umukobwa rero uzabikubwira ati ndagukunda, akabikubwira uyu munsi, agashirya akabisubiramo, akongera akabisubiramo, ukabona abikoze abihozaho, afite iyo consistency mu kubikubwira, uzamenye ko uyu mukobwa ari proud of you, kandi uzamenye ko uyu mukobwa nta kibazo yagira mu gihe isi yose yamenya ko agukunda. Alright, ibyo rero byari iby'ingenzi cyangwa se byari bike mu magana. Yes, byari bike muri byinshi cyane. Ushobora kuba warebera ukavuga uti oh my god, uyu mukobwa ashobora kuba nkunda koko, uyu mukobwa dushobora kuba twapangana imishinga y'igihe kirekire. Wivuga ngo Mr. Gossip avuze bikeya, dore ko hari ibintu byinshi cyane wakabaye ushingiraho uvuga uti uyu mukobwa arankunda cyangwa se uyu mukobwa ntankunda, uyu mukobwa arandyarya cyangwa se uyu mukobwa ntandyarya. Ariko uyu munsi wa none twagwitimo kuba twagaruka kuri ibi bikeya. Niba ubona umukunzi wawe kandi nta na kimwe kirimo, pay attention my brother, pay attention. Witonde cyane urebe uti ese uyu mukobwa ko arankunda cyangwa se ndi kumwihomaho cyangwa se turi kubekenya bitewe n'impamvu zimwe cyangwa se izindi. Burya hari ibintu abantu batajya bapfa gutandukanya cyangwa se bakunda kwitiranya, kandi mu by'ukuri ari ibintu bitatu bitandukanye. So bizagusaba ubushishozi rero kugira ngo nawe ube wabitandukanya. No kuvuga ngo hari ikintu bita irari, akaba ikintu bita iraha, akaba n'ikintu bita urukundo. Mu by'ukuri rero iyo udashyizemo ubushishozi ngo urebe irari, iraha ndetse n'urukundo, ushobora kuba wabyitiranya, kandi koko mu by'ukuri birenda gusa, ariko bizagusaba ubushishozi bwo kwibaza uti ese iyi relationship ndimo fondasiyo yayo yaba ari igihe? Ese yaba ari irari nkimubona, nkimukubita amaso, icyambere mita numva utuntu tw'udusenane twirukanse mu mubiri kuva ku mano kugeza kuzamuka. Ese mita ntangira kumva finally twajya kwiryamira ubundi tugakora ibyo dukora, cyangwa se iyo mukubise amaso cyangwa se iyo numva mukumbuye, numva twakwigira Zanzibar tukaba twihiriye ibirenge byacu mu mazi, tukaba twinywera kawine cyangwa se akandi kantu dukunda ko kunywa. Ese ubundi iyo ugitekereza umukunzi wawe, ni iki kintu cyambere kiza kikuza mu mutwe? Ukumbuye hug ye, ukumbuye kiss ye, ukumbuye kuryamana nawe, ukumbuye gusohokana nawe,
cyangwa se ukumbuye guspendinga a moment with him cyangwa se her, mukaganira, mugakina, mukagira ya mikino yose ibaho iyo mu rukundo, ni ikihe kintu cyiza bwa mbere muri wowe iyo umutekereje? Alright, n'ubu turi kumuvugaho, ni iki kintu cya mbere uri kumutekerezaho? Oh, come on, you are kidding me. Ni ibyo ngibyo uri gutekereza. Alright. Yes, ni ukuvuga ngo rero bigusaba gushishoza kugira ngo ube wabasha kuba wabitandukanya. Nusanga uwo mukundana muri kubeshyanya atari urukundo murimo, ahubwo ari irari cyangwa se iraha, menya neza ibyo urimo. Byakabaye byiza mubihagaritse cyangwa se mwanabikomeza mukabikomeza mubyitiraha, mukabikomeza mubyita irari, ariko mutabyise urukundo, kuko at the end nukomeza kubyita urukundo bizarangira ubabaye cyangwa se ubabajwe cyangwa se nawe ube ubabaza. Alright, ni Mr. Gossiper ndetse iyi ni Gossip Time, aho tugenda twiganira kuri byinshi bigiye bitandukanye. Uyu munsi ingingo twahisemo kuganiraho ni fact, ariko mu bigendanye n'urukundo, aho usanga kenshi n'ibi ngibi tuba tuganira nawe ubwawe uba ubitekereza ukavuga ati uyu mukobwa ntabwo nkunda, ariko ugasanga wowe ubwawe wananiwe kwibwiza ukuri, wowe ubwawe wananiwe gufata umwanzuro uvuga ati yes, ntabwo nkunda, ngiye kuba natandukana nawe. Usanga mu by'ukuri ndetse no ku rugero rw'abakobwa bavuga ati umuhungu ntabwo nkunda, uyu muhungu aramplaying, I know yuko akunda na Sonia ariko I'm still dating with him. My God, uri mu biki? Ni ukuvuga ngo at the end usanga umutima wawe warababaye. Hari ibintu dukora twumva ko ari nk'imikino, kuvuga uti ntacyo, that guy ndakomeza mukunde, I know yuko akunda na Esther ariko nyine it's okay, wenda azageraho Esther nyine amureke nyine dukundane, ugasanga wamwiziritseho. My baby, ubwo ntabwo ari urukundo, ahubwo uzasanga birangiye ubabaze. Ni ukuvuga ubabaye. Ni ukuvuga ngo ntihahandi n'urukundo ndwanya ndwo rushobora kuza rukakubura. Yes, rukakubura kubera yuko urajagaraye, ntabwo uri kuri post yawe yuko urukundo rwanya ndwo rushobora kuba rwaza rukagusanga kuri uwo mwanya. Uti none se Mr. Gossiper, nirya rukundo rwanya ndwo ruzaza rukansanga kuri post yanjye kandi niruzanza rugurwa n'iki? Alright, biragoye kubimenya, ariko ikiba cyiza no kwirinda kujagarara, ikiba cyiza no kwirinda akavuyo, kugira ngo na cya gihe cyanyu cyo nikigera ruzaze rusange umeze bon, ufunzemo neza, uri umujene umeze neza cyane. Iyi ni Gossip Time, aho tuba twiganira kuri byinshi bigiye bitandukanye. Nuvuga ngo comment zanyu nazo ziba ari ingenzi cyane, ziba ari umutungo w'agaciro katagira igiciro, ndetse kubivuga byasaba kugira ngo tubishyire mu byiciro. Alright, ariko kandi biba ari ibintu byiza cyane kubona ukugura uti Mr. Gossiper, ahangaha wongeremo tuno tuntu, Gossiper, I love you so much, ariko tuntu wongeremo tuturungo kugira ngo turusheho kuba twaryoherwa. Alright, mu gihe rero uvuye mu kazi wumva unaniwe, take your time yo kuruhuka, please fata iminota 30 wumve Mr. Gossiper, undi wumve ko uruhutse. Tuzagenda tuganira ku nkuru zigiye zitandukanye, true stories, zishobora kuba iz'urukundo cyangwa se ubuzima bwite. Ni byinshi tuzagenda tugarukaho bigiye bitandukanye. Reka ngurene rero, niba wakunze iki kiganiro kora like, niba kandi ubona hari n'undi cyafasha, please kimusharinga, muhe kano kalinki kamurize kuri WhatsApp, naza guguka agiye muri pause araza kukabona, naza kubyuka araza kukabona, naza kongera gufungura WhatsApp ye arahita akabona.
reka nkubwire niba wumva nta kibazo ushobora kuba wagasharinga kagafasha n'abandi. It's a gossip time. This is the first episode, ndetse tuzagenda turushaho kunoza byinshi mu ma episode ataha tugendeye ku bitekerezo byanyu byiza kandi by'ingenzi. Nababwiye n'iby'agaciro katagira igiciro, ndetse kubivuga byasaba kubishyira mu byiciro kugira ngo mubone uburyo comment zanyu aba ari iz'umumaro kuri Mr. Gossiper. Alright, it was a gossip time with Mr. Gossiper. Ariko tutaratandukana ntago nabura kukubwira imwe mu ndirimbo zishobora kuba zagushimisha. Indirimbo rero naguhitiyemo y'uyu munsi ni indirimbo bita Like You by Tatiana. Alright, yitwa Like You by Tatiana. Yes, niba cyangwa se kondisiyo waba urimo iyo ari yo yose, ndakubwiye niba ngwaye nka kano karirimbo, ibuka kumva amagambo kuruta kuryoherwa na beat. Abahanga bavuga yuko iyo umuntu yishimye yumva iyo umuntu yishimye yumva beat, akunda beat y'indirimbo, ariko iyo umuntu ababaye agakunda amagambo y'indirimbo. Niba nawe bijya bikubaho uzabigenzure neza, uzasanga kenshi yumva utishimye, yubabaye, bimeze gute, ukunda kumva lyrics z'indirimbo nyamara waba wishimye, wumva wanezerewe, ugakunda kwiyumvira beat, ugakunda go flowing beat cyane y'indirimbo kuruta kuba wakurikira lyrics zayo. Alright, n'utundi ni byinshi bigiye bitandukanye tuzagenda tugarukaho. Nyemerera gossip y'uyu munsi cyangwa se gossip time y'uyu munsi tuyisoreze aha. Reka nkwifurize ibihe byiza kandi nkwifurize kurushaho kuruhuka. Jya wibuka gukora cyane kuko uracyari umujene, ukeneye gukora, ukeneye gutera imbere. Ziriya nzozi ubona ziri mu mutwe zikeneye kuba inzozi, zikeneye kuba impamo. Nta kuntu rero bizaba impamo udakoze cyane. Ariko inshuti yanjye wowe wakunze iyi video, reka nkubwire yuko utazigera utera imbere utaruhuka. Yes, nibwo uzasanga umuntu w'umukire, umuntu ukora cyane, ari gusoma igitabo cyitwa How to Relax. My God, How to Relax. Cyangwa se ugasanga umuntu arifashe, n'umwe mu mpuguke, n'umwe mu bahanga yanditse igitabo cya How to Relax. Nuko ibyo bintu ari ingenzi. So fata umwanya wawe mu masaha 24, ufatemo isaha imwe, wumva uturirimbo dutuje, utembere n'amaguru nko muri quartier, wambaye imyenda ikubohoye, kurekuye. Ushobora kuba ikabutura ku bakobwa cyangwa se abatipe, ushobora kuba imyenda minini. Yes, wambara ama open shoes, ugende n'ibirenge, utembere, ugende wumva akayaga nimugoroba mu gihe uvuye mu kazi, cyangwa se urebe n'utundi tuntu wakora ukarushaho kuruhuka. Ariko muri ibyo byose kandi nkwibutsa yuko gossip ari ikintu ugomba gukurikira 5 kuri 5. Alright, it's a gossip time with Mr. Gossiper. Reka nkubwire umunsi mwiza, and God may bless you and he may bless your hustle. Thank you. Hasta la vista.